naje muri iki kigo mu myaka ya muri 70 mu 1970 naje mugaya akaguru kihinnye akaguru k'imoso hanyuma ngeze Gatagara barambaze akaguru barakagorora banyambika insimburangingo hanyuma mbasha kugenda n'inyunganirangingo. Gatagara yabaye umubyeyi wacu kuko Gatagara twahawe na Padiri Frepo iturutira ivuko twavutseho, yabaye nk'iyatubyaye bwa kabiri, yatugira umumaro ukomeye. Nyuma yo kuvurwa baranadutunze, baratugaburira, baratwambika, ibyo bintu byose nta faranga na rimwe twatswe. Baratwigisha ubwo mu ndeba ahangaha naraminuje, narangije kaminuza kubera iyo nkunga ya Padiri Frepo, niga umwuga wa laboratoire kuko ari ishuri yari yashinze Gatagara ryo korohereza abafite ubumuga. Ni umwuga usaba ubuhanga ariko ni n'umwuga udasaba imbaraga ufite ubumuga ashobora gukora ari hamwe. Ndakeka na Minisitiri w'Ubuzima yabikubwira, abafite ubumuga aho dukorera hirya hino mu mavuriro baratwizera, ibizami dukora bifite ubuziranenge. Hanyuma nyuma yabyo narashyingiwe ndabyara, mfite imiryango myinshi ndeberera kubera bwa bushobozi nahawe na Padiri Frepo. Icyo gihe byari byoroshye cyane ukurikije uko bimeze. Wageraga hano bakakwakira neza, bakagushyira mu nzu nziza, ukabona igitanda cyiza, ukibagirwa amashara n'ibirago waryamagaho mu cyaro. Mukuri ukaba nk'umwana w'umuzungu kuko aba bantu bose ubona bariho nta muntu wabaye neza nk'umwana warerewe Gatagara. Twabayeho neza ku buryo twageraga iwacu mu cyaro, abana bo mu kigero cyacu bakifuza kumugara kugira ngo nabo bazi Gatagara. Twasaga neza, dufite isuku, twabaga dufite ubwenge, dufite ikinyabupfura. Ibyo byose tubikesha Padiri Frepo. Leta y'ubumwe turayishima cyane, ibyo badukorera turabishima. Ni byinshi, ni uko inzira ari ndende. Iyo ubona baradutekereza nk'ubu insimburangingo turi kuzihabwa kuri mitiweli, nubwo yenda inyunganirangingo biratandukanye. Inyunganirangingo n'insimburangingo harimo ikitarahabwa uburenganzira bwo gukorana na mitiweli, ariko Minisitiri uko ijambo avuze ko byose muri iyi minsi bigiye gutungana, bizagenda neza. Niho mbikompara no mu gihe cya kera twabibonaga ku buntu, nta mafaranga twatangaga, ndetse bakaza no kudusanira aho turi, bakadusanga aho turi. Ni ukuvuga ngo Padiri Frepo impamvu nkubwira ko ari umubyeyi, nkanjye bazaga kumfata iwacu n'imodoka yabo, bakagenda baca mu maparuwasi hose batoragura b'abana bakabagarura ku ishuri. Ikiruhuko cyaza bakongera bakadushyira mu modoka bakadusubiza mu maparuwasi yacu. Ibyo bintu ntibikora abantu bakeya. Noneho byongeye no mu buzima busanzwe bwo mu kigo hano muri interna twafatwaga neza. Bafataga imodoka bakatujyana gutembera ahantu, bakadupfunyikira ibiryo bimwe abazungu bita picnic, tukarira ku gasozi, tugakina nawe, tukanezerwa, barangiza bakanaducyura mu kigo. Leta y'ubumwe rero isa n'igera ikirenge muri ibyo, itwitayeho, badutera inkunga gukora amakoperative, kugira gukorera hamwe nibyo bishishikaza leta y'ubumwe. Noneho abadafite ubushobozi barabubaremera, badushakira aho dutuzwa hagendeka neza. Ni ukuvuga ngo muri aya mazu baha abatishoboye, birumvikana ko no mu bafite ubumuga harimo abatarabashije kubona ishuri, badafite n'uko bariho. Leta irabatekereza ikabaha muri ya mazu baha abatishoboye. Ikindi nakubwira, urumva baduhaye n'umuhanda wa kaburimbo. Icyo ni ikintu dukwiye gushimira leta kuko iradutekereza. Uriya muhanda watuvunaga, ubona umuntu uri ku igare bamusukuma agenda mu binogo yisimbiza, rimwe na rimwe rimubirika. Leta y'u Rwanda nta kintu tutayishimira, nta kintu badakora rwose. Bogiye naje hano hashize imyaka myinshi cyane, naje muri 98 maze ntagiye kwiga mu mwaka wa mbere, nangeze mu kigero cy'umwana ugiye kwiga mu mwaka wa mbere.
muri icyo gihe natangiye umwaka wa mbere ariko naje ndi umwana ukambakamba, so n'abantu benshi banzi abo twiganye cyane cyane niyo duhungu ntabwo bashobora kumenya kubera ko icyo gihe naje nkambakamba bankorera ubuvuzi barambaga muri hanshimo hano, ubundi nkomeza mpita ntangira umwaka wa mbere nkomeza kwiga. Namaze imyaka hafi 3 nkoresha wheelchair ngenda mu igare kugira ngo mbashe kujya kwiga ndimo no kwivuza icyo gihe. Urumva iyo umuntu abonye ubuvuzi bituma babasha gukora n'ibindi bintu bikurikiraho byose. Icyo gihe n'ubwo ngo namaze kwivuza ndangije kwivuza mbitangiye kwiga nkomeza primaire ndayirangiza, primaire nayikomereje i Kigali kuri EPA ndayirangiza, njya muri secondaire nayikomereje muri HPP Gatagara i Butare, ishami rya HPP Gatagara rya secondaire i Butare niga ikoranabuhanga. Nyuma yaho nararangije njya amanota mbona bourse ya leta njya kwiga i Butare muri computer science, niho narangije mu kuva icyo gihe muri uwo mwaka wa 2013. Njyewe kuva najyana i Gatagara numvaga nyine bavuga PADIFEP ko twagize yitabye Imana, ariko ibikorwa ibyo twarabibonaga kubera ko nk'igihe nk'umwana yazaga bakatubwira bati kuva tubikesha PADIFEP, kubera ko PADIFEP ni umuntu watangiye ibijyana bafite ubumuga, kwita ku bantu bafite ubumuga. Tuyirebye no mu mateka n'abantu bagiye bandika ibitabo kuri PADIFEP, ntabwo turayibona reserve za FEP ziracyahari, hari mu bya FEP bijyari cyane cyane tujya tubona. Nicyo kintu cyatumye dusubizamo icyizere kuri bakuru bacu batubanjirije, babyumva wenda cyaka mwabonye hano bose bagenda batwinspira tubwira uburyo PADIFEP kurya yatangiza ibyo bikorwa byose. So yatangiza icyo bintu byo gufasha abantu bafite ubumuga, natwe turimo kugeza kuri myaka yacu, natwe n'abari inyuma yacu abana mwabonye bari hari mu kigo benshi bahari ubu ngubu, bituma rero natwe dutangira kugenda twiyumvamo icyizere, twiremamo icyizere cy'uko dushobora kugira hano na kindi kintu natwe dushobora kugeraho. Ni ikintu cyiza cyane, kuko leta y'u Rwanda nyine ni umubyeyi, leta n'umubyeyi. Kugeza ubu ngubu abantu bafite ubumuga ntabwo bavuga ngo ni ya ntero n'imwe, ni ukuvuga ngo twese ni gufatanya, nta gusiga umuntu inyuma. Ndakeka hari ijambo perezida yageze kuvuga avuga ko iyo umuntu ashaka iterambere ryihuse agenda wenyine, ariko iyo ushaka iterambere rirambye ujyana n'abandi. So nta mpamvu zo kuvuga ngo abantu bamwe bari gusigara inyuma, kuko leta y'u Rwanda yabishyizemo imbaraga cyane, ishyira urwego rw'abantu ruhagarara abantu bafite ubumuga, bitaho mu nzego z'abantu bafite ubumuga duhagarara NCPD, ku buryo ubu ngubu hano duhagarara mu nteko abantu bafite ubumuga bafite ijambo, ntabwo nta muntu ufite ubumuga ugihezwa inyuma. Njyewe ntabwo wenda by'umwihariko kuri njyewe ntabwo nigeze ngira wenda ibyo bintu byo kudafatwa neza mu muryango wanjye, ariko ngende muri rusange no ku bandi n'amateka n'utunumva nuko kera bigende no ku mazina bitaga y'amagenurano, ayo bagendaga bita abantu ngo bakarema bakita umuntu izina rijyanye n'ubuntu ko nameze, na societe kamwita igicumba, ikimuga, impumyi, ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanishije no guheza umuntu. Kera umuntu ufite ubumuga yabaga ari umuntu wahezwaga inyuma mu mateka, ugasanga ahozwe inyuma, buri gihe ugasanga nta muntu bakuma ko ntakina muri societe, uburyo n'amafamiye imiryango buyo baga bafite umuntu ufite ubumuga baramuhishaga. N'ubu ngubu hari aho bikiri, kubera nk'ubu ngubu Gatagara ari ikintu ukora bita equipe mobile muri rehabilitation, aho bajya mu masosi muri hanze mu baturage, ugasanga umuntu bamuhishe hanze nyine aho ngaho ntabwo agaragara, usanga hari imiryango ifite abantu ubumuga ariko itabigaragaza. Insimburangingo ntabwo byoroshye kuzibona, ntabwo biba byoroshye kuzibona, gusa ubu ngubu bisigaye byaroroshye kubera ko leta y'u Rwanda yavuze ati tuba tuyitangiye kuri mituweli, zisigaye zitangiye kuri mituweli de sante. Nubwo wenda zitari zabamo zose, haracyarimo wenda nk'insimburangingo zimwe ugasanga ntabwo bazibyemera kuri mituweli, ariko nabyo bizaza, ubuvugizi baracyakorwa, kuko ariko ibindi byose byaratangiye gukorerwa kuri mituweli. Ubu nyumva insimburangingo byinshi zirahenda kubera ko ibikoresho byinshi biva hanze bizikora, ariko nk'ubu ngubu ndakeka kubera ko leta y'u Rwanda yabishyizemo imbaraga, bimwe bitangiye kuzajya bikorwa no mu Rwanda. Ngiye rwose iki ngiki mu bijya gutangira nanjye nari mpari, ariko no muri installation yabyo nanjye nari mpari mbireba uburyo babikora n'umushinga ikoranabuhanga. Ni imwe muri tekinoloji, kuko uburyo babikoraga mu buryo bwa mbere n'uko compaye n'ubu ngubu ni ibintu bitandukanye cyane. Iyi ni tekinoloji ikoresha 3D printing, uvuga ngo ishobora guprinting ikintu mu gihe gito cyane, kiri smooth, ari ikintu kimeze neza cyane, gikoze mu buryo bwiza cyane, ku buryo nk'insimburangingo batwaraga nk'ukwezi cyangwa amezi 2, umuntu ugasanga bamuhaye rendez-vous bakamupima uzagaruka nyuma y'ukwezi gutaha, umuntu akagenda akamara ukwezi ari mu rugo ategereje. Ariko ubu ngubu ahangaha iyo nsimburangingo bakorwa amezi 2, mu masaha 2, mu isaha imwe, mu masaha 3 insimburangingo ibonetse, umuntu akagenda yitwaye. Turashimira rero Minisiteri y'Ubuzima yo yemeye ko aba bantu bazana tekinoloji mu Rwanda, bakanayigisha n'Abanyarwanda, tukagira no kuyiga Abanyarwanda kugira ngo tuzasige tunayikorera twenyine nk'Abanyarwanda, kugira komeze iteze abantu bafite ubumuga. Nakangurira abantu bose bafite ubumuga bakoresha insimburangingo kuba bashobora kuza gukoresha ino koranabuhanga rishyashya
nk'uko mwabivuze byatangiye muri South Africa ari naryo rikoreshwa cyane cyane mu Rwanda. Naje ndi umwana muto w'imyaka 5 ntabasha kwicara nikurura hasi nagendaga nkambakamba ariko urabona ko ukuntu umeze iyo ugeze hano ku gasozi aka gasozi bakita gasozi ka Mizero the hero of hope cyangwa se la colline de l'espoir. Iyo hageze ibintu byose babishoboka buriya iyo ugeze aha ngaha ni ahantu Padiri Frépon Ndagijimana yubakiye abantu bafite ubumuga kuhagirira inzozi. Nkihagira rero nahise ko mbona ibintu byose bishoboka. Nari ndi muto cyane ko naje aha ngaha mfite imyaka 5 urumva nayo ntaragera mu cyo gutekereza cyane. Nkigera hano baramfashije cyane bama inyunganirangingo ndahaguruka ndagenda uretse ubu ngubu maze gukura nkagira ibiro byinshi kugenda bikanga ariko nabwo urabona ko mfite inyunganirangingo imfasha igare ariko hano badukora ibintu byinshi cyane baduhaye uburezi baduha ibyo umuntu akeneye baze umuntu akeneye kugira ngo atangire ubuzima. Yenda njya ngubamenyesha ko ahangaha twari dufite ishuri rikomeye cyane ryasohoraga abanyeshuri b'abahanga. Ubu ngewe muri kino gihugu niyo ngenyine mu gihugu wagize wabase rokoro mu bizamini bya leta ngira amanota 11 kuri 11 muri 98 ntari bigeze muri kino gihugu nta wundi nitabaro wenyine kandi uburezi nabukuye muri iki kigo. Leta y'u Rwanda iradufasha cyane 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 ariko turashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyerekezo afite cyuko cyo kudasiga umuntu ari we wese inyuma. Ubu ngubu dufite ijambo ubu tuvugana mba mu nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga nkabandi yewe ari giye muhuza bikorwa inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mu karere ka Kirehe. Aho ngeze mu karere ka Kirehe mu nama njyanama natorewe n'indi mirimo ninjye uyoboye audit committee y'inama njyanama y'akarere ka Kirehe. Bivuze ngo ibi byose ntibyashoboka leta y'u Rwanda itabishyizemo imbaraga. Ikiza cya biriya bintu nuko bigendera ku bipimo byizewe kandi birimo ubuhanga. Dufite icyizere rero yuko abantu bafite ubumuga kugeza uyu munsi bari bataragera ku rwego rwo gukorerwa insimburangingo muri uburyo busanzwe nabo bagiye kwibona mu buzima busanzwe nk'abandi banyarwanda. Biriya ni ibintu byiza cyane turabishima.